Peaceful Team rero yamaze kugera hano kuri stade yo kwa Mironko aho igiye gucakirana na New Jerusalem yabaterengeje imyaka 10. Murabona ko Peaceful Team rero iri muri warm up mbere yuko match itangira. Murabona rwose abakinyi bakomeye cyane, murabona ko batangiye nyine bagiye kujya muri match nyine bameze neza. Murabona ko ba Jude Bellingham ba captain ndetse na ba Hirwa muri iyi match rero igiye guhuza New Jerusalem ndetse na Peaceful Team. Murabona rero abasore rwose batandukanye. Uwo ni Harandi mushyashya nyine nawe uri mu myitozo, ariko Harandi nyine kubera ko ari mushyashya ashobora kubanza hanze, ariko gatoya murabona ko nyine inkorokoro za Peaceful Team nuwo Harandi, dore nguwo muramubona nyine n'utu orange nyine godio za orange. Match rero mu kanya gatoya iraba itangiye, nukuvuga ngo match mu kanya gatoya murabona ko kuri stade rwose stade yo kwa Mironko nyine Peaceful Team ikaba yahaserukanye umuco, rwose hano. Peaceful Team niyo mpamvu nyine equipe Peaceful Team abari nta mikino nyine ikaba yaje hano, ikaba iri gukora warm up hano gake nyine, ariko nyine New Jerusalem ikaba nayo yageze mu kibuga. Murayibona niyo yambaye umuhondo, nyine New Jerusalem agiye gukina na Peaceful Team. Ni Bellingham. Uwo rero no kuvuga ngo tugiye gukina, kandi mu kanya gato match iraba itangiye. Urabona abana bose bari mu myitozo, barimo barakora warm up. Ikipe igizwe n'abana batoya ba Bruno ndetse nabo ba Harandi nyine uwo murimo mubona agiye burimo ba Ramazani, murimo amubona uwo mwana ni mutoya cyane, nawe akaba ari muri Peaceful Team.